tubaye ikaze hano kuri Ama G The Black Official kumwe nanjye umu ex w'ubunebwe hamwe kugira ngo B1 Jean hamwe nande umu ex w'ubunebwe hamwe nanjye ndiwereka Ama G The Black Official. Urabona ko akayaga kameze nabi. Nakubona akayaga kameze nabi. Akandi kakavura amenya kagiye kugwa tugiye kugera mu gihe cy'ihinga. Wari wambwiye ngo ushaka gukora igikorwa cyo gufasha abana ngira ngo bahageze uri kubabona no gufasha gusubiza abana ku ishuri. Yego. Cyangwa se gutera inkunga cyangwa se gufata nyine duce dufite tukadusangira. Hano ndi kubareba ngewe buriyo ndebye abana mbonamo abakinnyi ba danje, abakomediye, abantu bashobora kuzavamo aba ministry, ibikomerezwa, ariko bose ni abana b'u Rwanda. Yego, ni abana b'igihugu. Yego. Okay, reka dukomeze tubereke Ama G The Black Official. Nta nubwo ururimi bakibuka bavuga Icyongereza ngo baganize mu Cyongereza bagomba gukomerezaho rero. What is your name? Name is Ishobora byose Bruno. And you? Uzika ari yivuze inkubira kubita uyu ni umupiloti. Ibintu by'ukora. So rero ikintu urababwira ugomba kujya kwiga, sibyo? Kandi mukagihugu, sibyo? What is your name? You? Giraneza Aliane. And you? uyu muntu ariga ubu agomba kujyayo. iyi ni scam. What is your name? My name is Ange. So rero ikintu cy'igikorwa kiba gihari twanabwira abandi bana bose kujya ku ishuri bakiga kugira ngo tuziteze imbere. Yego. Sibyo? Yego, reka dutangire. Yego. Sibyo? Yego. Sibyo? Yego. Hano harimo n'abasani. Nta muntu uzi kuririmba. Nyine sa nk'uhita The Black rero ni muri iki gihe abantu urababona. Yego. Hari umwana ubona wambaye ibirenge. Oya, nta mpamvu yo kwambara ibirenge, ibyo byari ibya kera cyane. Ya myenda bayateretsemo bambaye, murabibona ko abana barasa neza, ariko ikintu tubifuriza nuko narindi kubaganiriza mu kanya nuko bazagenda bakiga kandi bakazatera imbere. So uyu munsi rero nari nababwiye ngo baze ngira ikintu natangaho nk'umusada, nk'umuntu wirirwa mvuga ngo B1 Jean, ngo Livestock Bank, ngo Rujama Phone Shop, ariko navuze ni iki natanze. Habayeho ikintu cyitwa kwiga, menya n'ukuntu ushobora gusoma contract. Inkuba igiye gukubita aho ngaho mugiye kubyumva. Ndayisoma ariko byose mbabikesha amashuri. Yego. Mwana yarangije abanza n'ayisumbuye. Ekirandi n'imico abanene. Oya ntanda. Wayumvishe inkuba. Nanatekereza ko na geography. Mbanarayi reka tugere vuba imvura itaragwa. Sibyo? Mwakwitwa gikorwa. Nukubahereza utuntu duto mu bushobozi bwanjye buke mfite, ariko muzige mu abagabo. Kandi mu abantu bakuru bazima. Kandi n'abandi bantu bifuza kuba batera ikirenge mu cyo Ama G yakoze, nimero wayibabwira Ama G. Oya, nimero zanjye iki gikorwa mba nkoze ni ukwereka n'abandi bantu ko ufite ubushobozi niyo bwaba buke, ntago yari umubare nagakwiye gufasha ngewe. Nagakwiye gufasha, ariko nanabihereye kera barabizi. Yego. No reka izi nimero wafashije ni bande abantu batibuka. Oya ntago nkunda kuvuga abantu umuntu yafashije, uwo nafashije akabagezweho cyangwa se hari ahantu yigejeje. Ibyo ni ibintu bye azi, kandi ntago ari ngombwa yuko umuntu azajya avuga ngo naragufashije ngo none no. Umukada ngira ngo namubonye yiteretse. Umukada nzanira hari ikintu cyitwa amakayi
hera ku makayi niyo ya mbere kuko ntago waba u Rwanda rw'ejo uzamenye gusoma wamubonye umutada ngiye ikintu nanashimira Amaji kuri speech yaravuze ni umubyeyi yagiye atera iteka abantu benshi mu myuga itandukanye twagiye tumubona ahantu hatandukanye ariko iyo mwitangira ry'amashuri nk'iri avuze ngo sinirebeho n'abanjye gusa reka nshyigikire abana b'abanyarwanda muri bike mfite ni umugisha nishimiye ko nanjye mpari nishimiye ko nanjye nzaba umuhamya w'ibi kandi bisanga ababyeyi bacu bandi aho bari mu ngo zabo bikubita agashyi nyaboneka umuturanyi wawe nyaboneka umwana wa abana b'abanyarwanda ntibagire abona harimo umufutubareri wa harimo umwana uzasubiza Amavubi mu gikombe cya Afurika yaho ngo azaba umupilote reka ijambo risubire kuri Amaji rero agiye kugenda ba blessinga aya ni amakayi babanje kuwambara uretse gato imyenda bayambaye reka bahere ku makaramu kuko ikaramu niyo yandika mu ikayi ikaramu ndayigutuye fata ebyiri iy'umutuku n'iy'ubururu fata merezi z'umutuku yego jewe nzaje mbwira abantu ngo ibi bintu ubona harimo umuntu uzaba umugitifu agahita mfasha mu buryo bugiye bukomeye urashaka umutuku ubworozi bukagenda ubworozi akambwira ngo ni ngewe ushinzwe uribuka cya gihe uduhereza amakaramu ko ku ishuri ari njye ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda none watumitse neza reka twigara urumva ko banavuga ngo urakoze abana bazi no gushima ariko u Rwanda cyakoza uburere ni ikintu cya danje yego ariko abana bo mu wa mbere mu bituku muyiha abana ni amakaye akurikiyeho hera kuri aya y'abakinnyi ariho ba Zinedine Zidane Cristiano Ronaldo Bruno Fernandes Lionel Coutinho ariko yewe iyo tugeze mu mikino ubu na Jadon Sancho Jadon Sancho ngo uyu se shaka umuntu yimume Jadon Sancho ubuhanuzi muninde ubuhanuzi ngo ni Jadon Sancho uyu ni Lionel Messi akinaga mu Bwongereza peti gutyo nyine ariko ntabwo bikwiye ko nanjye mbonye Lionel Messi se nguyu se nanjye yabamuhanye menshi cyane ujya ariko mushyigikira abagenzi banyu Cristiano subuhana Cristiano itonde urebe wambaye neza oya ninjye mbijyamo bambaye neza bijyamo nguyu Cristiano Ronaldo abanatuye oya uyu nguyu tumuhuriyeho biraremewe uyu nguyu urabona oya ntawe uburira nta muntu uri buburire Amaji nakomeza igikorwa cye kandi uyu yitwa nde none wowe uyu Bruno Fernandes kapiteni wa Manchester United Bruno abaguruka cyane hejuru cyane none hano ase Cristiano aho babahekeranyije Cristiano na Messi babahekeranyije biraza uratera igice ruhere ku murongo urahera ku murongo sinzira nzamuye intoki buretse gato nzamuye intoki ni zingahe kandi azamuye urutoki nta kibazo tugomba kujya uyu nguyu azakina basket yego y'abakobwa gasongoye mbonere ngara nawe reka tumuhereze yego uyu nguyu se none uyu yaba mfite baro niyo uyazibera shoferi urabona ko yatuza ategereza y'abantu amahoro rwose uyu ni shoferi muzige neza kandi ayo makayi ntago ari ay'imikino nayo kwiga sibyo yego okay ntago ari ay'imikino Cristiano kazi wamubonye uyu yitwa nde uyu ni Mutesi Jolly wa hazaza urabona atazavamo akamisi
Mutesi Jolly tukongeye iyindi sha reka tunyuranye yego Lionel Messi harimo utarabona hano turanga muzakore mpaka muhembwa kayabo yego nawe wiga muri segonderi arahari nguyo ewa nuwo rwose noneho komeza abo turabona hano yego hano hari abandi batarabona uyu ni umumotari ntabwo iyo ngingo turayigeraho iki umuntu azaba baratubwira ariko umukino ntabwo arabona kugira ngo ube umuntu wa danje nuko ugomba gukora iki kwigira muri iyo kayi n'izo big ukamenya ko kwiga ari cyo kintu cya mbere uyu noneho aritwa uyu nguyu rero ndabona yakiga imibare myinshi cyane na fizike myinshi cyane izi kayi z'imirongo ihagaze rero zizagufasha gucora fizike genda umunyuremo na Cristiano yego n'uyu nguyu reka mukubite njyewe mfana Messi ntabwo mfana Barcelona simfana ibiki njyewe mfana Messi ni ikipe wamubonye ubwo rero ngira ngo abandi bana hano nabo bafite imwe yego komeza nawe ubongere muri secondary wamwongera nawe imwe yego nawe yego secondary yego ariko kucyo badakora amakaye y'abamisi hari ufite imwe mwese mwarangije kuba Amagi ese wagucarenjinga gato abana ko bamaze kuhabwa wabakoresheje nk'utubazo dukeya ukaba blessinga mu zisigaye ubishobora muri ya mayeri yawe kane gukuba kane ni kangahe 8 zero arayicyuye waciye karaba uyu turamukaraba ahubwo uhita uhaguruka wicara yako musambi nabagiye hano ku ruhande mubiga undi urabaza ikindi ugiye kukubaza miliyoni gukuba zero ni kangahe zero hirya hariya urumva ko mugomba kwiga rwose wowe ijana gukuba zero ni kangahe biracyagoranye kapiteni w'ikipe y'Amavubi yitwa nguki umukada aho ngaho uramfasha nanjye simeze Jihadi Jidro uramubaza ikintu bisubiza ubwo ndagihindura nanjye ndamubaza nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda yitwa nguki amaki menshi cyane abana bari hehe abana bari byose tubigeraho amaki menshi cyane yakomeje yego kandi abanyeshuri wagiye cyane ahinduwe vu mubaze nanjye uze kumpa akanya mbaze ese amashuri yatangiye ku itariki zingahe mu 2025 yego igihembwe hari uwamanitse hari uwamanitse mbere yaragiye gusubiza nyine yamanitse agasubiza reka tubwire uriya wa mbere wo ku ruhande niwe wabanje yatangiye ryari yamaze kuyitsindira uyu nguyu yiteretse ngaho nawe mbariza abandi babego nagira ngo mbaze uyu mwana w'umukobwa kiramunaniye mbere yo kurya umwana mwiza akora iki byonyine nago ikaramu byonyine mbere yo kurya umwana mwiza akora iki arayitsindiye isuku nyinshi cyane yatuvugisha ushima Imana ugakaraba ukirinda umwanda kugira ugire ubuzima bwiza yewe mereza indi hano reka iyi ngiyi niyo ngiye kuvuga ndebe mbaze ndera reka ndebe uyu nguyu yego ndashaka kumbwira ikintu cya mbere ikiyobyabwenge gifasha umuntu uhita ufata inuzi ngayo tubwire ikiyobyabwenge gishobora kugufasha iki yego oya ni wowe hari ikintu gihari cyagufasha ikiyobyabwenge
Amerika. Aya arayitsindiye. Banyuremo. Twagiye. Ubwo twageze ku biyobyabwenge. Rubyiruko mukurikira. Bana Ni mwejo bwira ingaruka uzi z'umuntu wanyweye ibiyobyabwenge. Ingaruka ebyiri gusa. Munda. Oya zero. Wokomeje mu ntabare. Ndagira ngo utubwire. Murabizi ko turi mu isi y'iterambere, tekinoloji. Interinete yamarira iki umunyarwanda muri rusange? Ushobora kumugezaho ibicuruzwa vuba byihuse. Oya ntugire ijambo urenza. Zana hano. Hari irushanwa rigiye kuba mu gihugu. Yego. Kandi ni irushanwa benshi cyane. Umuntu ku rwego rw'isi. Yego. Umuntu ugitsinda turamuhereza amakaye abiri. Oya uretse nibyo muhitamo. Uyu nguyu ntabwo yamanitse ntabwo yamanitse. Turiho abamanitse. Nibabura yaje. Uretse gatoya mube muzamuye abashaka ko ku rwego rw'isi bikaba mu Rwanda. Yego. Ushakamo umwe amaji. Uyu yiga segondere. Naribi. Akoza kana ka kabiri. Aka? Aka? Yego. Oya ntago aragitsinda. Irushanwa ry'amagare. Amashyi menshi cyane. Mumwereza amashyi. Mwe murihe mw'abana mwe. Yego. Mbwira inzu ya mbere mu Rwanda. Yego. Ikaze. Yego. Ikanga amahanga. Yego. Avuze. Banze kumva. Taje. Oya. Wahiye. Uyu. Convention Center. Amashyi menshi cyane. Muri ndashaka umuntu umbwira abahanzi 10 yihuse cyane. Abahanzi 10 vuba. Uyu yaje mbwira uwa mbere. Yego kabiri. Yego gatatu. Yego kane. Wahiye. Ninde uheruka gutwara irushanwa mu Rwanda rya Guma Primusi? Guma. Yego. Ninde? Bamwitande. The Ben. Oya zero. Yahiye. Igere mu Yego. Joroshe. Yego. Mu Rwanda n'uturere tungahe? Uyu sha. Muhereze vuba. Mubo tugiye kugera no ku nkweto. Izo ni bya bibazo bikaze. Turabanza tukabaha. Ibibazo bizamo nyuma twabaha. Yego. Kwagiye. Yego. Kwagiye tugeze ku nkweto. Oya tubanze ikayi. Yego. Yego. Hari umuhanzikazi urumva mu Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yahaye inka. Yego. Arazwa arasobanutse. Bamwitane umudamu umumama. Yarabagabiye. Kandi uwo muhanzi w'umudamu arakomeye hano mu Rwanda. Ntabwo nzi izina rye ariko. Oya mureke. Yaririmbye mu matora. Wakwiye akakaramu cyangwa igiporoporo. Ntabwo ari gusa. Wari uri mu mujyi. Ngaho vuga twumve. Urumva ari nkande. Arakomeye. Ni umumama. Uyu. Oya. Ubonye zero ni igice zero. Nta wundi. Ibice zero. Inde? Oya we. Nta wundi muzi utangizwa na Butera. Arayitsindiye iyo ngoyo. Amashyi menshi cyane ku bandi bantu. Amashyi menshi cyane. Ubu rero kugira ngo ufate umva. Turabanza tubahereze none zisaga kandi zo zibibazo. Turahera hano. Twinjire mu kintu kigendanye n'imibare. Yego. Twasubiyemo. Ijana kugabanya kabiri ni kangahe? Yo, oya. Noneho inkweto. Tubabaze zisaga kandi zo zibibazo. Tuanze tuba blessing. Iragukwira? Itagukwira nyine ubwo tayari ugomba kujya ku kigo ariko utagendeye ku nkweto ucyambere ari ikayi. Yego. Byahuye. Uwo segonderi. Buri nayishize niyo yindi wishize ku ruhande wowe.
Turakora undi muntu. Uyu mwana mubanze taza gushira. Taza gushira ndabona abana kabisa. natiga rero ngo Wambara kangahe? Wambara kangahe? N'utu rwose Wabishemo turebe. Asa. Yego. reka mwereke ukuntu wora njyewe yego atazazisubizamo. yego nuko akora abazimu barahiye buriya ngaho gace Gace gukana. twagiye twakomeje komeza udufashe Thank you, hano God bless you. yego urumva ko n'icyongereza kiri kuzamo Cyane. iyo yarazikeneye. Uyu musista nawe arazikeneye. yego ni dutoya dufashe Ni dutoya. hano harimo izindi nini Uyu musista nawe turebe. yego Ariko kawukira. Karakurya. karakurya Okay, gaho uyu nguyu. uyu nguyu uyu kamukwira shyiramo izi turebe tete nabizohereza yego kwisha ngaho gace yaciyemo Otu nawe wambaye iyo ngiyi. yego nkubwira ngo ntitujugunye ziri jugunya jugunya Iyi ni nini nge. yego reka Oya yambara uyu nguyu. Uyu nguyu yambara. Afite Yayambara. kinini uyu nguyu. yego Mbere yo kunyura. yego uyu ku maguru ejo ariwe yarukise Abana barazajya akubita yaruno. Iyi nayo. Iyi ngiyi niyo yamunaniye. yego Mumiyi. iyi Yananiri. urashaka ino oya iyi ni iyi Wari utabonye. Wowe ntabwo urabona. Uyu mwana ntabwo arabona ibimukwira. oye Ayukwira. Kajya kucyenya igitabo kinini. Kucyenya kinini. Ntabwo igihe ntabwo imukwira. gace we ambara Oya umva. Mwambare. Uriya mwana wo ku ruhande. Ariko ntabwo umusore ko afite ikintu kinini. mwambare abantu bamaze gufata inkweto mwambare mwambare ubwo ngo yego mwambare murabona mudasa neza ngaho mumbwire ikintu cyitwa imihogo n'imigambi murabizi. Turimo turabona umwana umwe utarabona inkweto. yego turazimuha nawe ntarebe turazimuha utarazibona ninde ambara wori mu biti Uyu nguyu. ngwino hano ku ruhande utarazibona Uyu nguyu. ambara turebe okay sura ukuntu musa neza. ngaho rero ndashaka ko buri mwana agiye kumbwira umuhigo cyangwa se imigabo n'imigambi agiye kujyana ku ishuri. Tubanza ku cyo umuntu azaba. ubwo ushaka bibiri. Nayo bibi. ni ukubaza ngo baramugiye ku kazi wehe. cya mbere ni uko mugomba kwiga mugafata amasomo nta nubwo muzaba mwambaye izi muzaba mwiguriye izindi zitari izi. ndashaka kumenya wowe icara hano neza ubwo ntabwo urangara mu ishuri wowe urumva wowe imigabo n'imigambi urashaka kuzaba iki? umukinnyi wowe wishimiye turebe tubivemo iby'inkweto twanzika turabijyamo dusohoka twanzika twabivuyemo none hano mbonyemo umuntu ushaka kuba umusirikare. uyu nguyu arashaka kuba umukinnyi, uyu ngo arashaka kuzaba umusirikare. wowe z'igihugu ego n'umupolisi namubonye aha ngaha nawe uzaba umupolisi. Yego uyu nguyu wowe uzaba iki? umupilote wowe umume amagise ari kubibona tubabyara dukomeze umushoferi wowe umumisi rwose kamba ndari guhereje umukinnyi w'uwuhe mukino w'amaguru? yego wowe umukinnyi wowe nawe habuzemo umuhanzi umuproducer uyu mwiteho murebe arajya kujya ku nyundo agahinda kari kubaga elementi
ariko ikintu mba mvuze muzagende intego iyo wayishyizemo urumva intego nabuzemo n'umunyamakuru oya batinye bari kubona Patrick nta kivamo so muzagende mwige neza abantu bose bashaka kuzajya bafasha abana si na hano n'ahantu hose baherereye aba bantu nibo bazatuyobora mu myaka izaza nibo bazaducumbagiza wowe wagiye rega oya kwisha oya Imana idutunga ikiganza amaji nanjye akantu gato navuga ngo abandi bantu bagende nabo ahantu baherereye hariho hose barebe nk'abana bo muri quartier kubafasha se worazo wembwa miliyoni hafi 5 ufite umwana umwe mu rugo nta nubwo wafasha abana bo muri quartier akabatabona uko yagera mwatanga iyo nimero oya njyewe ariko nimero za nyamura nzitanga 0788 400 519 ariko abantu benshi bahita batangira kuvuga ngo oya abona abo bantu iyi Imana ishaka gukoresha umuntu iramukoresha Imana ishimwe ko nta bufasha wasabye ahubwo muri bike wavuze ngo ntera abantu mbatera iteka aba bana ni gato mu kugira n'abandi babishoboye rwose mufasha abana hari abana batari bajya ku ishuri kubwo kubura ubushobozi kubwo kubura amakayi kubwo kubura minerva ariko nawe duce ufite twadusaranganya kandi abana tugashyigikira ariko hano nta mukomedi urimo yakisosese nguyu uyu niwe urebana amacapa mumwerekana pato uyu murabona atari Nyakiso uyu ni Seburikoko mbabaye se cyayo mwana urabona atazibaruka vuba rero bivuze ngo impano ntabwo ikureho ko umuntu ashobora no kwiga yego hano ashobora kuzavamo umuntu utwara imodoka ejo bundi nabonye papa wish Kevin uba proud ibana nabaye proud ndavuga ati akati icyuma cyane reka rero nanjye ngira akantu gato mvuga yego Imana ishimwe ko nagaragaye aha muri iki gikorwa ariko amyuga yigishaga abana batandukanye babahingaga ndabizi mba nibutsa abanyarwanda ubwo rero utera uburezi arabwibanza turi muri quartier yawe harasobanutse aba bamwe n'abaturanyi abandi n'abana baba aho ku muhanda nyine muri ubwo buzima ariko bakigikira uvuga ngo nubwo ababyeyi babateye iteka ariko nanjye nkireha agatafari kandi mbereke ko mbankuraje ni ikintu cyiza rero ndagushimiye wowe n'umuryango wawe muziki wawe ibikorwa byawe Imana ibyagure na Patrick kandi nawe yakomeje kugenda aba hafi atabara ngende uw'abanyarwanda nanjye ndi uw'abandi yego sawa ikiganiro rero bakomeze kurikire tubibutse ko rero hakurikiyeho ubusabane Amaji agiye gusangira nawe urabizi ko igeze mu rugo iwanjye umva nawe ugenda utitayemo nawe tambuka ujye hari ujye mu bandi nawe azobega hagaze wari gukina na biye ko mbona wasaga nabi nizana utereka hano ubu byakabaye umukada w'imfura abana bagikomeza gukaraba n'abacu natwe baratufashije cyane jya ukaraba ariko neza suku niyo ya mbere suku igira isoko Amaji de Black ngakunda ya ndirimbo ivuga ngo mbeka nyamanza keza oya nkunda ya kuku bye bye ngona kuku ninde na kuku ko mutari kuririmba Bye bye ngona kuku bye bye ngona na bazo mutangire gutya aka numa karitse ku nkombe z'iki yaga gashera amagi atanu mucya hari hashize igihe
uhaguruka dore umubona ishaka mugende muvuga ngo bayi bayi ngona gugu gugu murye kandi mutuje. Amaji hano ari inyuma disipurine igomba kubaranga ku meza, sibyo? Yego, batangiye kurya inkoko. Batangiye kurya inkoko. Ubu ni ubusabane. Mukomeze kuvoma. Yego murakoze.